Yes, undi munsi andi mahirwe ndurya mutuma nk'abatumikira kubatsengo bitama mu ntego uyu munsi TV1 terambere ryanyu bujya barindi shema ryacu yo buke dutangira tubamwaramutsa badukurikiye gwije namwe nk'abahamwiriwe bityo ukishakira kimwe gituma bishima kuko kwishima ari bituma umuntu arushiriza kubaho neza. Hanyuma rero kuko mubizi ko ibintu byiza bizigihe ciza ku muntu mwiza uzi gutegereza kuko gutegereza rero twategereje umusore w'umusirimu mu musaje usa neza muzo basangiza n'ivy'ubuhanga yitwa Dani muraho. Muraho neza. Tugira ijambo rivuga ngo undi munsi andi mahirwe. Undi munsi andi mahirwe. Umeze muteze? Nyemeze neza. Amakuru y'imisi myinshi cyane. Ya ndabyumva. Uyu munsi rero waje imbere ya kamera benshi bakoze inyuma ya kamera none waje imbere. Nge nibera inyuma ya kamera ubundi araniyo nge nibera. Uriyumva gute imbere yayo? Nge n'ubwa mbere ngoze ikiganiro. Ni bwabwo bari ku umuntu w'umugabo nyine urumva. Burase inone we wagiye imbere y'imbunda usanganwe unambaye uragira ubwoba. Reka ntabwo. Ramutse abadukurikiye. Ya ngenda ndabaramushye cyane. Ya ku mazina nkuko mwumvishe nge banyita Dani. Ya Dani photography. Dani photography. Ya. Wow, umuntu akicumva Dani photography urafotora. Ya ngenda fotora. Watangiye ryari dukore ku rugendo rwawe Dani ni muntu ki? Dani mu buzima busanzwe ni muntu ki? Okay, Dani ku mazina yanjye banyita Dani nzayihorana. Ya Imana cyangwa kamera. Muri make Imana niyo ya mbere nzayihorana. Imana niyo ya mbere ariko na kamera nayo izi nyuma. Ko kamera iri mu bintu nanone nkunda urumva ni sheri wanje. Ni sheri wawe? Ni sheri wanje. Utipa kundana na kamera. Yego. So jewe ndi Umunyamulenge nkuko abanyamulenge benshi ntago banzi. Ya ndi Umunyamulenge ndi umusinzira amwishwa abanyabyinshi babahire nkaba ndi umusinzira mu kwakuzi. Ya ndakeka ari uko kwivuga kose. Ndi umufotographe. Ukabona umufotographe. Nkaba n'umufotographe. Wa umuntu yakwibaza Dani imbere ya kamera. Dani yo mbere yo gushirirwaho ako kazi nakandi ka photography hari ibindi Dani yaba yarigeze amenyekanaho yakoraga mu buzima busanzwe cyangwa se niwo murimo waje ukubaka imigezino. Ya okay. Urebye nka kera nka 2017 gutya nari umubyinnyi ariko ntago nzi kubyina. Byaragushakisha ariko numva ko ibintu byanjye ngiye byibera muri media ya urumva nyine burega Imana yaduhaye impano nyinshi. Nuko kugerageza turebe nimba nyine icyo tuzaba perfect muri cyo ya nicyo tuzakora. Uvuze ngo kera ni 2017 umuntu yahita yibaza Dani ni umusore w'imyaka ingahe kuko kera 2017 si kera. Aburi imyaka ntago ari ngombwa. Ntago ari ngombwa kubivuga. Nahishe imyaka. Nge ndi umusaza kabisa. Ndashaje ariko ntago ari cyane. Mfite kubaka vuba nanjye. Inzu cyangwa ni inzu. Urashaka kubaka inzu? Ubundi nge uburyo bimeze. Nge kugira ngo nshake. Ni igihe nzaba numva ko umugore wanjye ikintu cyose azansaba. Nzaba nkifite. Uzahita ukora divorce na kamera sheri wawe hanyuma uzana umugore. Urumva buriya urumva n'umugore wanjye nawe nzamukundisha kamera nawe namara kuyikunda. That's it. Hanyuma rero Dani urugendo rwo kwinjira mu mwuga wa photography warudusangiza kugira ngo byibuze Dani yatangiye gufotora ryari ninde wabimukundishije wafata nka role model wiwe nko dusangiza urwo rugendo. Okay, kamera ngiye kuva kera nakundaga nyine ibintu byo gufata background ibintu nyine byinshi tu. Urebye no mu rugo amafone yarapfaga nkayakora kandi ntarabyize. Urumva nyine ni ikintu nyine cyo mu bwana cyajemo nyine cyanjemo. Okay, none urugendo rwanjye rwa photography yandibuka neza ari umuhungu twabanaga bita Yves ya umwana Pasteur Karibata. Bamwita Yves ya wabagorora. None umupeti yagiraga bro wiwe bita Chris na Nicky. So abatiza amuha agakamera gatoya buriya bwari bufite ubulenzi buto nyine. Noneho ngaho twarabanaga muri plot ariko ngo barimutse. After hapo niyo nyine inspiration nayikuyemo ku buryo nyine yanizaga kamera sometimes nkafotora inyoni nkafotora abantu ako buriya nyine amafoto nafotoraga ntago ari amafoto ya profession ariko uretse ko n'undi
the rules of photography iravuga ngo yani amafoto uzafotora ibihumbi 10 ya mbere ntago azaba ari meza ariko after that uzaba nyine uzajya usora ibintu biri perfect. So iyo ngiyo ni quote yanyubatse mu rugendo rwanya rwa photography ya urebye n'abantu benshi nyine ba modo wanjye ari umutipe bita Mark Nelson ya no South Africa ya ndakeka ari modo wanjye ya naba kuru bacu muri industry nyine b'abanyamurenge ya. Wow, so Nelson wamumenye gute uwo nguwo wo mu South Africa kugira ngo umenye ko ari umuphotographer? Na research yagiye ukora cyangwa se na mbere ko byinjiramo wari usanzwe ukunda ibikorwa byiwe bya photography? Okay, urebye nko muri tuvuge ngo social media buriya ni ibintu byose bisigaye biba. Urumva ari igihe ujya nko ku Instagram wareba nyine ukareba best photographers in the world, best photographer in Africa. So after hapo niyo nyine ujya ucagura nyine ukareba ukubereye nanone biterwa na type of photography ushaka gufotora. Wow, hanyuma rero uba ubyinjiyemo uvuye kuri rwa rwego rwa kaga kamera ko kwa Chris na bro wiwe ugera ku rwego rwo kuba uyu munsi abantu bakuzi nka Dani photographer. Yes. Urabona waramaze gushikira inzozi zawe cyangwa uracagwana nazo uziganaho ziri? Okay, buriya abantu bose ufite jani yawe nyine ya successful. Urangewe jani yanjye urumva like nyine my vision ni ugufotora president. Nyafite gufotora president nyine mu myaka iza ni president cyane cyane mu gihugu cyacu hakuno Amerika no nzamufotora ariko cyane gisegeti oya gisegeti nawe namufotora nta birenze. Uvuze ngo Wumunyamulenge undi president dutekereza yabarinde niwe nyine n'uwa Kongo. Wow, none nari ese ibintu ndanukunda ngo biteye ngo muravyumvise ngo nafotora ngo na president wacu gisegeti ngo nawe namufotora no zarundi Dani bura ntabwo wigaruye ni warugiye gukotona Dani? Oya ntabwo nigaruye. Yes, hanyuma rero kuba waje wambaye kamera uyu munsi akadasanzwe nagiye nganira n'abantu benshi wenda abantu nk'abakomediye bo bakunze kwitwaza urwenye n'ubundi bagatera brag imbere ya kamera ariko ubu busobanuro bwo kuba udasiga igikoresho ukanagendana naco kugeza ubwo uzana imbere y'amashusho byo bisobanuye iki? Okay, ngiye kugendana na kamera burangiye iyo mfite kamera ntabwo bamba mfite mfite imbunda yawe mfite imbunda yawe ugize icyo avuga wamufotora ugize icyo avuga mbonye amakosa ndayafotora ubonye n'ibintu byiza urabifata ndabifotora. Urangiye akenshi bajya bambaza ngise nkoresha ikihe gikoresho ntago nababwiye nkoresha Canon cyangwa nkoresha Nikon ngiye nkoresha amaso yanjye gufotora. Ikoresha amaso ya gufotora? Nkoresha amaso yanjye. Gute kugira ngo abantu bareke kuzimizwa? Okay, buri ikintu cya mbere no kubona amaso yawe nyine ibyo abona urumva nanone ntago wakoresha kamera udafite amaso. Muri make amaso yanjye niyo nyine njya nkoresha kureba nyine ibyo mfotora ya ukavuga ati iki mbonye ngiye kugifotora gutya. Niko bimeze. Hanyuma imbundi yari yose witwaje akabari urasisha? Nuko kabisa. Wow, kubera iki umwihariko w'amafoto yawe uri muri ubu buryo? I think abadukurikiye murabona n'amafoto ari kugenda cyane muri video mu byukuri mbere ko aza kuduha platforms ziyo kugira ngo abantu banamujoininga bajya mukurikirana umuntu yakwibaza kubera iki wese mu bura bwoko bw'aya mafoto ari guca imbere ya screen zacu. Okay, urebye mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge buriya nje nabonye nyine ninjya muri no industry ndayikunda pe ako market iri hasi sibyo nono ndavuga ngo reka nyine nk'umuntu nyine wize nshaka nyine buryo ngiyewe nkora mu nzira zanjye zidatandukanye n'abandi uko mu bwoko bwacu usanga iyo umuntu ngiye muri business yingi abantu benshi bagenda nyine bakopera kuko nyine ari igihe umuntu abona nyine umuntu yabaye successful mu bintu byiwe ukamukopera nawe uzi ngo uzaba successful kandi buri muntu wese afite vision yiwe cyangwa inzozi ziwe yani ko yemeze none ngiye ntera imibare ndavuga ngo urebye like 100% cyangwa 90% muri famille zose z'abanyamurenge mu mirara yose iki muri famille harimo buri rugo rwose rufite kamera mu nzu sibyo none ndavuga ngewe ntago najya gufotora mu makwe ntago najya gufotora ikini mu shower yanjye ndavuga ngo uburyo bimeze ngewe ngiye kujya mu Banyakenya nyine ngiye nuza nshake muri market mu Banyakenya
nanone nyishakire mu yindi creativity itandukanye n'izabandi bakora yani kuba bimeze. Wow, hanyuma rero umaze kubyinjiramo utangiye kubikora, urabona umwuga photographer ari umwuga wa gutunga ukubaka yanzu wavugaga n'urugo? Yeah, of course. Photography akundi ibintu byose bitangirana na mind yawe. Uburyo wasetinze mindset yawe niko biba bimeze. Niho musaruro ugeraho. Yeah, niho musaruro ugeraho. Ubundi yivuze ngo ubundi ikintu cya mbere nyine ni mind tu. Nimvuga ngo ntago nzaba successful. Buriya ururimi rugira imbaraga nyinshi. Mvuze ngo ntago naba successful muri no photography. Of course byarangira nyine mpfuye bitewe n'uburyo mindset nyine setinze yuko nta kinzagezaho. Akurebye muri ubu ngubu nyine ngemba mbona photography yantunga kabisa. Urebye nk'iyi foto iyi ngiyi igaragarira hano mbere ubu ngubu tuvuga nayo uyu mwana bari kuhagira, uyu mwana bari kumenaho amazi yicaye bari mu gasafira nkuko mubibona hano. I think abadukurikiye muri kubibona. Nk'iyi foto wayigurisha amafaranga nkangahe? Okay, nk'iyi foto ubundi biterwa n'ikintu umuntu ashaka kuyikoresha. Azin hari abantu nyine bazigura bagiye kuyakoresha muri magazine, hari abazigura bashaka nko kwikinisha muri ma films bashyize mu portrait. Hari abandi bazigura nyine byabashimishije cyane cyane abazungu. Ikintu cyakure urebye nk'iyi ngiyi yajya nko muri 3-2 ngo n'amadolari 30. Yeah, like that. Wow, hanyuma rero abantu kugira ngo babe bakubona mbere tubanze kugira ngo abantu tunashimira badukurikiye, abantu bakubona bakurikije izihe adresse kugira ngo byibuze nabyo nuwashaka kugura izi foto abe yayigura, nanone kandi nuwashaka ko umufotorera ikindi gitekerezo afite muri we bakimukorera. Tanga adresse zawe. Yeah, okay kuri Instagram akenshi njye nawe nkoresha Instagram kandi niyo photography bakoreramo. Ubundi ngewe uburyo my rules ni I'm trying to be uncommon not common, urumva? Yeah, njye ntago nshaka yuko nzamera nk'abandi, gusa njye ndashaka kuzaba nkanjye, urumva? I am me. Niyo mpamvu rero ngewe ibintu bya Instagram iki niki nibyo nyine bihesha market, ariko ngiye kubwanjye njye nkoresha ama websites iki niki nkaho ngaho tu. So kukubona biba bisaba iki? Kuko wenda hari umuntu uri muri Amerika cyangwa se ahandi hatandukanye mu bihugu bitandukanye, muri Congo, mu Rwanda, mu Burundi, ushobora kuba yakunza n'amafoto akifuza rero kuba yakubona. Uburyo bimeze rero ushaka kunya-approachinga namba yanjye ngiye ibabwira 07 okay cyangwa indize kuyipininga na ureshyira hasi tu. After hapo nyine yo nambiri kuri WhatsApp, then waza tukavugana uburyo nyine wanya-approachinga motu Imana bayimigisha. Wow, hanyuma rero uyu niwe musore rero Dani photography mu by'ukuri ni umusore w'umunyempano nkuko mubibona mu mafoto menshi muri kubona ari kugenda atambuka hano. Mu by'ukuri rero murabona kuko afite impano, afite ibyo ashoboye, ni umuhanga cyane, ariko ibanga ryo kudashaka kuba common cyangwa kutaba nk'abandi, kandi uri ku isoko ry'ubucuruzi ushaka kubaho, ushaka gutera imbere ukoresheje ico ufite. Urabona byo ibanga ry'ibyo byo ni irihe? Ibanga ryo kuba uncommon nuko nge nikunda ku isoko wabihuza n'isoko ry'ubucuruzi uriho, gucuruza amafoto n'ibindi. Urebye nyine nkanjye matraka nyine gukora nyine ikintu gitandukanye n'icy'abandi cyane, ntabwo ureba inyungu yinjira mbere y'amafaranga. Ubundi ikintu cya mbere ni ukugira passion y'ikintu. Nyafite passion ya photography. Naburiya akenshi urebye n'abantu nyamfotora ni ngewe ugaramika nko kubishyura kugira ngo mafotore something like that. Niyo mpamvu usanga ngiye ndi uncommon nyine mu bintu byinshi. Ubwo ntabwo bizashiraho imbogamizi z'uburyo bwo kugira ngo ube wabasha gufata isoko ryo gucuruza ku bantu bamwe n'abandi n'amafoto. Oya nyine aho ngaho iyo umuntu ubundi ari igihe umuntu ashimishwa n'ibikorwa byawe ntagire ntatekereza ibintu byinshi akavuga ngiye byanshimishije gutya n'iki wanansapotinga. Uretse ko n'ubundi abantu bari yaranye n'abantu mfite support mwanansapotinga man, niko bimeze. So bagusapotinze mwakwifashisha ino namba iri hano munsi, hanyuma mukabasha kumwaprochinga mukaganira maze mukamuheza support muwa mushaka. Ifoto utajya umara umunsi utayirebye mu mafoto menshi wafotoye, muri menshi wafotoye tureke bya 10,000 bibiya imfabusa bikuganishe kubwera kuri mwe nzima, uje uvuga ati ifoto narayifashe irushizaho kumpa imbaraga. Ni yihe wayifatiye he, wari mu buhe mwaka?
Okay, urebye maybe ifoto barize kuyishyira kuri screen. Okay. Ni ifoto nafoto ejo bundi mvuye ku ishuri kuwa kabiri saa 8. Ni ifoto y'ahantu bita Kibera muri slums za Nairobi. Iyo foto kubera like now turi mu guheadinga muri elections. Urumva nk'umufotographe nyine ugomba gutanga message uciye muri photography. Niyo mpamvu ngiye rero iyo foto niyo nafotoye before ndyame nyine nyambanza nkahera nkavuga kabisa bro nkiya big up nkigwira kaye naje nkinkwera. Ibitekerezo byabyihutira gute gusanisha ibihe turimo n'ifoto ugomba gufotora muri ico gihe? Niyo bita photography rero. Iyo niyo photography. Niyo photography. Ntago ariyo kamera. Mane, mind yawe iri sharpen. Ariko uratuma rero nkubaza ikindi gitandukanye nta kibazo kabisa. Gitandukanye na photography. Kugira ngo ndebe uburyo wihuta kugira hanyuma rero Daniel uramutse ufite ikibazo cyo kutamenya ko ufite ikibazo bigiremo ikihe kibazo? Nugu nasaba Imana kama directions. Ukayisaba utazi ko ufite ikibazo. Icyambere kibazo ufite gikomeye nuko utamenya ko ufite ikibazo. Nyine urumva aho ngaho icyo kibazo ntago cya. Shada ningi yananiwe kuyifotora. Iyo ntago ari ifoto. Ingi ntago ari ifoto. Iyo biza ko bifitanye isano n'ifoto ari guhita ufotora. Ari guhita nyifotora, yeah. Wow, mu byukuri rero tuzagenda tuganira kenshi ariko bizibuze tugaruke. Hanyuma rero kugira ngo ubashe kwinspiringa urundi rubyiruko kabone nubwo wewe wifuza kuba nkawe ariko bizibuze umuntu agira ikibimutera nkuko wandika the best photographer in the world, the best photographer in Africa, ahantu hose hatandukanye, East Africa, in Kenya. Ibyo urumva ubigendera kugira ngo bakwinspiringe ku rugero rumwe n'urundi. Hanyuma wewe rero ndashaka kwinspiringa urubyiruko, abana bato bashaka bizibuze gufotora amafoto nkaya yagiye atambukana muri video yacu. Bankubyibuze ubakundisha iki gikorwa ndetse unabereka ibanga ryo kugikoramo. Okay, photography ikintu cya mbere ubundi the meaning of photography photography ni ugushushanya ukoresheje light. Urumva photography ikintu cya mbere nyine nje ntago nabwira urubyiruko ngo rukunde photography udafite passion. Hako nyine iyi message ni abantu bafite passion ya photography. Urumva nanone ku bantu nyine bafotora ariko batafitemo imyuga yani batafitemo uburambe. As in this is the ntuza ya encouragement nkaho ngaho nyine. Ubundi ikintu cya mbere never give up. Urumva ikintu cyose ugomba kuba focused. Nimba uvuze ngo ndajya mu mafoto we fotora. Ikintu cya mbere ni ababyeyi bacu nge nabwira ababyeyi bacu ari nyine mubwira nge nkunda photography akabigira nyine nka big deal kuko ubundi ababyeyi baba bashaka ngo twige uretse ko no kwiga ari byiza ariko urebye nko hanze uburyo bakora strategy yabo azin nk'iyo umwana nyine afite passion nk'iyo umwana mu butoya ajya kubita ingoma ako kanya mubyeyi itamushyira muri school of music agatangira kwiga ingoma. Urumva urebye mu babyeyi bacu b'Abanyamulenge ushobora kumubwira vie nge bimeze gutya na gutya ariko nta kamera mfite cyangwa wanyishyurira nkajya kwiga photography. Ukabona nyine byize big deal nyine ako ntago ari byiza. Ikintu cya mbere n'ababyeyi bacu kudusupportinga na ubundi inzira ngiye nkishamo gushyira nyine encouragement muri photography. Nk'iyo nagiye nyine mu slums nk'iyo umwana ashaka nko kumfotora niyo yamfotora ifoto mbi ndamuha kamera nkamubwira we jibambe tu agafotora abandi abana nkaho ngaho nyine niyo passion igenda imuzamukamo akagira nyine iyo ntuza ya photography. Mu bana ugenda uhura nabo hari umwe ushobora kuba warahaye kamera agafotora ifoto wataho ukayikunda ukaba wayikora cyane rwose. Buriya ntabwo biguhenda urebye bano bantu ukunze gukoresha kuko abari timu y'abantu benshi nanone kandi ugaragara ko wabasanze ahantu nyine hacocoroni ukondana indane Dandora Kibera n'ahandi hameze nkaho ngaho. Buriya ntabwo bigukostinga igarama nini cyane. Okay, urebye uri Imana ikinzira nyinshi. Ubu ngo mfite support iva muri UNICEF. Muri UNICEF. Urumva nyine nk'igihe mfite
mfite nyine nko kujya mu maslums urumva ntago wabwira umwana uri ku muhanda mureka ngufotore nta kintu ufite kumusigira niyo mpamvu nyine usanga mbagurira nk'ubucapati ya iki nyine tugasangira bakona nyine yuko ndi muri level yabo tukaba umwe after hapo nyine niyo mitamfatirana ya partner ngiye kubafotora abafotora gutya hanyuma rero buriya ntaho bikuzanaho igisa navuga n'umutekano muke ku mugihe wafotora umwana umuze wiwe atabizi haraho wari wafotora umwana udasabye uburenganzira okay ubu ngubu urebye ahantu ngenda nkorera mu maslums Dandora za Huruma Kibera urumva nahantu nyine ababyeyi bamaze kumenya urumva njya mpaca bajya banyita ngo umunyarwanda mu Rwanda iki niki urumva bakambwira ngo dore aba bana nibo mfite gufotora uretse ko nira mu Islams mfite team yanjye izi nshakira nyine ama location nayo njya gufotorera urumva nyine nibyo bima passion uretse ko nubundi nabo babyeyi nabo bamaze kunkunda ari igihe nyine bambona ndi gufotora abana nko ku muhanda umubyeyi agahita ampamagara ngo ngwino kuri Esukuma wiki nayo nkabandayiriye ukabura yiriye hari Dandora bura Kibero uhageze mba ndi umustar uri umwana wo kwa baba umwana wa baba nanjye none se ubu nyine nabonye warashize hari foto washize hanze ijanye n'ibi bya election ntaho bishobora kugukozingira insecurity hano urebye buriya Kenya nta bantu nyine basobanutse tu uretse ko na president wa Kenya bajya bamutuka kandi nta kintu ajya urumva ngewe gutwaye gufata umuntu wa UD afite umupanga nta birenze ntujye utinya ko bakwaka Dandora kamera yawe oya baranzi uretse ko ufite mbogi yako niko na mbogi tu kona mbogi nishaka mwenye none se UNICEF buriya igufite kera nk'umukozi wabo foto igomba kuyabaha bwabo cyabara gusapotinga nk'umuntu ukora okay hari amafoto umwe iyo bafite nka organization zabo ari gihe bamamagara nkajya gufotora akwetse ubu ntago ndaba officially member wabo ko nyine hari ibintu nyine biba bimfashe ndiga hanyuma rero tugana ku musozo muzo kuri nanagushimire cyane nanaguha courage kubiza ukora ibintu byiza kandi ndatekereza ko n'abantu bakurikiye kino kiganiro barabona kuko arakadasanzwe ufite umwihariko wariye amafoto ugira n'uburyo bwo gutraininga abandi babifuza gufotora ifoto nk'ifotora urebye ntago ndabitangira kubera imyanya mba mfite imyanya mike witeguye kuba wakorana n'umwe mu bashobora kuba bakunze kino kiganiro yagukunze akaba yakwifuza ko mugira uburyo mwagura ibikorwa byanyu nawe nta kibazo nashima kabisa ni wamuhendara ntago namuhenda turabavandimwe hanyuma rero gena ubutumwa ku bari badukurikiye nanone kandi naje ngushimire rwose mu by'ukuri kandi kuraje amafoto fotora rwose muri kino kiganiro ndashaka kuzabona ifoto mubyibuze iraje abantu bari buze kubona hari ikiganiro hari ifoto nashize hanze yafotowe n'uyu mugabo Dani photographer hanyuma rero abaza kuyibona rwose mumenye kuko yafashwe n'uyu musore hanyuma rero amafoto ufotora kubera iki atazaho adresse zawe logo yawe abantu babyibazaho okay impamvu ujya mfotanya nayashyiraho logo yanjye nuko amafoto agurishwa kandi wagurisha iriho ntago nagurisha ikintu kiriho staff zanjye niyo mpamvu ureba iyo nashyize ku mastati iyo na uploadinze ntago nyanshyiraho logo zanjye akuretse uretse ko abarimo namwe shyiraho logo sometimes none se umuntu ntashobora kwiba products zawe akaba yashiramo logo yiwe ahantu akayikoresha mu nyungu ze ntabirenze njye ntacyo biba bimbwiye amacopyright kuba njye wayifashe kuba njye ndi proud y'ikintu cyanjye niko biba bimeze hanyuma rero mu by'ukuri tugana ku musozo ngaho sezera ko bari badukurikiye nanone kandi tuzongera tugutumire muri part 2 nta kibazo kabisa nk'ubwoko bwacu ndabashuruje cyane abantu abanyarwanda abarundi abakongo abantu bose bumva runo rurimi mukunda photography kabisa mugiye mucanga amafaranga sometimes mwishyura umphotography ko natwe nyine ubundi abantu babayeho gusaidiana ahubwo nuko nyine mwanya ushize nagiye guhaga story ku buryo oya kame duhita dukomerezaho kame okay urebye byagenze gute ngewe nibanda mu banyakenya cyane okay no mukenda mu banyakenya ari umunyamulenge nyine bambwiye mwene wacu arambwira namufotorera mu bukwe ngenda avuga ko ari business ndabikora njya gufotora nyine nambaye amamaske nyine
bitewe n'uburyo njya nambara ntabwo njya nambara nyine nk'abapasiteri ko nyine muri generation abarimo nyine ibintu nyine urumva ntabwo wakwambara nk'umuzehe kandi uri umusore ngende yambarira ko niyambariye nikubitiraho mask n'ingofero yanjye njya mu bukwe ndafotora ntari kuvuga hano harimo abakobwa b'abanyamurenge nyine suza uburyo se bagira ubutiku bwinshi no birarangira staff igiye kurangira ubukwe bugiye kurangira tujya muri photo session ngende kwivugira igiswahili nashatse kureba mindset yacu uburyo tubonamo abanyakenya cyangwa uburyo nyine nk'imitima tuba dufite nyine kuri ku banyakenya nge ndafotora nta muntu wari wamenye tu uretse ko ni nawe kibanze uko njya kenshi nigira mu banyakenya mba mu banyakenya niko biba bimeze none aho ngaho abakobwa nyine ndi kubafotora kubera uburyo bakunda amafoto nafotora undi bamwe bakarakara none batangira kunyita ngo umupanya gise ngo uyu mupanya ngo uyu mushi ngiki niki nanjye ndavuga se mana abantu byagenze gute none bakantu kabazi ngo ntago ndi kumva none hari ukuntu byarangiye nyine barambwira tujye gusangira nabo nyine ku mugeni kwa kundi yibuke birangiye mujya kurya mu giswahili nabaye umushi kabisa none ngaho kwa kundi nyine bazana amazi ngo mukarabe none sinzi uburyo byancitse gato mpita mvuga ngo wamaye amazi nkakaraba none abakobwa bose bahita bareba bagira isoni kabisa kandi ibyo ntabwo ari byiza kabisa abanyakenya nabo ni bene wacu kuko twese turi umwe sibyo ntimukajye mugira ivangura dukundane twese kabisa niko biba bimeze igihe bari kumwe n'umuntu ntibakihutire kumuvuga ko batazi ururimi kabisa uretse ko n'ubu ngubu abantu bari muri Kenya cyane hafi ya bose bamecanuka bose baba abanyakenya niko biba bimeze kabisa ntimugire ivangura kandi ntimwikunde nk'abanyamurenge ubona icyatumye cyane binjira mu banyakenya igiciro abanyamurenge bishuriraho n'icyo abanyakenya bishuriraho ubona abanyamurenge bamaze gusobanukirwa agaciro k'ifoto wapi abanyamurenge nyine urebye ntabwo barasobanukirwa neza uretse ko nyine muri business zabo bajya bashyiramo ibintu byo gukatuza ngo uri mwene wacu uretse ko nyine ntabwo ari byiza kabisa kweditinga k'igifamiye buriya ra gute uri kweditinga ahantu wakoresha igifamiye kugira ngo katagukostinga of course ufite ahantu ntuvuge niba uri umusinzira ufite nk'akantu wakandamo k'abasinzira muri editing kugira ngo ntibiguhende bitume noneho ukaturiza abasinzira baguhaye ikiraka ntabwo ndagusobanukirwa nabajije iyo umuntu aguhaye akazi akavuga ngo nkaturira uri mwene wacu hanyuma wowe ukaja kweditinga muri mashini ufitemo option wenda y'igifamiye yakorohereza akazi kawe ntabwo yabura iyo ngiyo yamufite abaye menshi ukubitaho mana kibarabara wo kikorera izindi staff yakuretse ko n'ubundi byose aba ari sawa tu pfa kuba gusa mu ikintu kiri quality ikintu cyiza kabisa ariko bagende bamenye agaciro ka photography hanyuma bishura ifoto amafaranga afatika kabisa reka mbabwira akantu kamwe mujye mucanga amafaranga like per month ubwire n'umuphotographer aza gufotore usipigwe picha zinakaza CCTV hapo ndio watu wasipigwe picha kaza CCTV niko bimeze nese umuntu akuretse ko n'ubungu abantu benshi ari modern aba mu iPhone yaraje ubuzi bwarapungutse agonye niyo mpamvu bita ushyira quality yawe iri hejuru ku buryo na iPhone itakubita competition ko bimeze ariko se nkubazi wenda umuntu yipanze adafite ubukwe n'umuntu ushaka kuja gufata amafoto yiwe nkari ugifata meza wamuca nk'amafaranga nkanga amafaranga utari bumuzanire album wenda nguje gukora print out uyamuhe kuri phone wamuca nk'amafaranga nkanga okay urebye nge ntago ibintu byanye ntago mbikora na big deal kuko nge nkora staff zanjye bitewe na passion mbifitemo akenshi ntago ndeba inyungu urebye ifoto imwe nyifotorera ijana ifoto imwijana umwirirwanye ku munsi akipangana nk'amadolari 50 ewana wamuha amafoto yose sana amafoto yose kabisa ngende umuntu mu true kabisa ntago nya ndeba ngo iki ni iki ngo mwene wacu ngiye nkora akazi kanje proper
Wow, turagushimiye mu by'ukuri wakoze kwitaba ubutumire bwa nitwongera kandi kwifuza kuganira nawe uzongera twitabe. murakoze cyane. Mwakoze namwe kubana natwe utarakora subscribe ukora hanyuma rero wifashisha ino nimero mu gihe waba wifuza kuganira na Dani Photography kugira ngo azagukorera ibyiza biruta ibindi. Ibintu byiza bizi igihe cyiza ku muntu mwiza uzi gutegereza. Ciao ciao. Wagwan.